Run. Aka kazi ko karimo amananiza mani. Ako man, akazi karavuze ngo nawe ngo iki no kwigira ibono gusa. Koze muze ko mukina mureka tegeko. Ako man, warasaze ubundi ubyisoma itanga cyane ukwiruka nk'amarobo gusa. Siritanga akazi se gusa. Wasomye kondisiyo se ziriho. Nakazi katagira kondisiyo. Ako wabonye ko handitse ngo kwinjira hano bivuze kwemera akazi nta gusohoka. Ugize ngo iki? Mugize amahirwe. Hano nta kubanza kudekuza. Mureke nige. Bamanza amara. Man, ubundi njyewe wakwinjira nsigaye hano mani. Shaka du. Yamaye. Meze sha. Makuru shaka. Ariko se sha. Ndeba mumeze nk'abaduteye. Bababwiye ko urugo rutagira nyiraro. Yesu! Inyumvira ukuntu zakaryasi zirya. Buse nsanze atari we boss wanyizwa n'iki koko. Sha vuga ikikugenza cyangwa tugushakira ibigushobora kuko iyo winjiye hano ntusubira inyuma. Simwe mwavuze ko hano hari akazi se. Murashaka akazi ko karahari ahubwo kereka nimba mutaje gusaba akazi karahari. Twe dukeneye akazi. Ahubwo reka mbarebere boss aze mube muvugana iby'akazi. Nyana yimbwa narwo yariye boss man. Shabyihore reka tubikurikirane. Bitabyane washa. Sawa ni sawa. Nimwe bambwiye ko mukeneye akazi hano. Yego boss. Twasomye itangazo tubwira ko hano hari akazi. Gasha ndabona muri n'abasore rwose. Ko mbibona ndabona akazi muzagashobora kabisa. Akazi ndabona kazakorwa neza ariko se nanone Tuzakabasha. ndabona muri abasore ariko se uyu mwana ndabona ari umusore abashije ariko se nanone ibi ni ibikisha. Niko ibi ni ibiki wa muntu Tuzakabasha. ariko ndatekereza mu mafaranga mpemba abakozi uko byagenda kose uzashakamo inkweto kuko akazi ugiye gukora ntabwo bisaba ko ugomba kuba wambaye izo nkweto. Mwebwe ndabona sawa hano akazi karahari nibyo ariko hano akazi ka hano kagira amabwiriza. No kuvuga ngo mwitoge kuki mutambiye kwana yaba databe mana we uzinzarire hano hanze mukamwari none mwebwe ngo boss rwose uko byagenda kose nanjye uranyandika abangaba kuvuga ngo bansize ngo byagenze hanze habira akazi
gashaka kabakiki ndabikora uko byagenda kose ariko se mwana buriya mwansizemo ariko uko wajya gumbesha yewe ntabwo byashoboka nimugakora babe babiri ndajyamo babe umwe ndajyamo niba shaka babasezerere mwese ibyo ngo naje nyuma ntibiri bushoboke ntabwo byashoboka. Jesus is Lord. Yesu. Gosha kunde uje ufite akavuyo kenshi hano wageze ngo ni mu rugo rutagira nyiraro. Urumva boss rwose akazi ko nari nkakeneye ariko niba nitwaye nabi rwose boss mwambabarira kuko akazi nari hano ni mu rugo rufite nyirarwo ugomba kugenda ku mabwiriza usanganya abandi bakozi bari hano. Ubwo murabyumva uwinjiye ahangaha icyo bivuze no kuvanga akazi aba yakanga. Urabyumvikana? Yes boss. Akaba hari amabwiriza umukozi winjiye ahangaha akora amasaha 5 ku munsi agahembwa umushahara wa buri umwe miliyoni y'amafaranga. Ugize ngo iki? No. Yesu. Umaze kubyimba? Surprise, motherfucker. Yesu. Hano nta muntu ugomba kunyenesha. Sasa rero nimuhindukire muzi hano mufata amabwiriza amashyashya ku bintu bagomba kugira. Yego boss. No kuvuga ngo hano nta muntu ugomba kurenga ku mategeko yanjye ngiye boss. Sibyo? Nakumva boss. No kuvuga ngo ikintu ngiye kuvuga nicyo mugomba kugenderaho. Yes boss. Sawa. No kuvuga ngo ngiye kubereka inyamaswa mugiye kujya mworora, mugiye kujya muzigaburira, muzoze neza, mbese mumenye imibereho yazo ya buri munsi. Umuntu nigeze kubabwira ko umuntu azajya akora amasaha 5 ku munsi agafata umushahara wa miliyoni ku kwezi. Mbere yuko rero dutangira akazi sasa nkeneye kumenya ngo mwitwa bande. Buri muntu wese nkamenya izina rye. Ndahera kuri uyu nguyu. Bakwitana. Je nitwa Kiritunga. Kiritunga. Wowe bakwitana? Nitwa Inkokora. Ubundi rero nge nitwa Mr. B. Okay. Wowe bakwita nde? Je nitwa Cyamatare boss wanjye. Akazi muje gukora hano gateye gatyo. Vuga ngo hano ntafite ubworozi bwanjye numvishe nishimye. Mfite ubworozi bw'intare. Nkagira ubworozi bw'ingwe. Ngo iki? Nkagira ubworozi bw'impyisi. Ariko boss none abakire mugira n'impyisi uravuze ngo n'impyisi murasorora Ibyo ntabwo biba mu gihugu cy'u Rwanda. Hano se muri parike. Ariko sha ikibazo mfite. Murabona hano naje gukina comedy hano. Ndabona mwabigize nayo. Sibyo? Njyewe ndashaka ngo mwe kubihindura imikino kuko nje ntabwo ndimo gukina. Sibyo? Akazi mugiye gukora ntabwo harimo imikino. Ariko nawe boss rwose wowe ugenda utubesha be. Yesu! Barabibona ko hano nta mikino ihari. Siko bimeze? Bono kuvuga ngo dutangiye gahunda z'akazi. Bono kuvuga ngo Kirihahira azajya amenya imibereho y'imbogo. Oh my God. Inkokora izajya imenya imibereho y'intare. Mr. B azajya amenya imibereho y'impyisi. Ayisho. Cyamatare azajya abaga imbogo azigaburira intare n'impyisi. Yes boss. Numva akazi mwakabonye. Sasa rero igisigaye reka nze mbazanire Karyasi azabereke uburyo muzajya mugenda mubitunganya.
sinabibabwiye ntimwaje gusaba akazi se bose nizere ko mwabonanye nizere ko agiye kubaha akazi se akaduhaye babiri muce hariya namwe babiri muce hano njye kubereka akazi mugomba gukora